Yes, amakuru y'Ishakiro TV reka tuyahere muri Uvira ahari kuvugwa guhunga kw'ingabo z'abarundi. Abasirikare b'abarundi bari guhunga bivanzemo na Wazalendo na FARDC n'aba FDLR benshi cyane, bari guhunga bitewe nuko M23 yamaze kuzenguruka uyu mujyi wa Uvira. Ibungo bikabiri gukora igisa no gukanda, hanyuma bagaturumuka cyangwa se bagahunga berekera mu gihugu cy'u Burundi, aho abarundi rero bakomeje guhunga ari benshi cyane bahunga urugamba. Ariko nanone nibiri kuborohera kuko military police zo mu Burundi ziri guta abo ziri kubasha kuvumbura, ziri kubarasa. Ni mpamvu bamwe bagiye biga amayeri gukura moteni hanyuma bakisanisha n'abasivile. Military police yamubona akaba atagira ute atamumenya ko ari umusirikare ngabe yamukorera ibya frambi. Andi makuru aravugwa muri Rucuru mu buce bwa Bukombo ndetse na Cyahemba. Ibi bice rero haberemo operation zikomeye cyane za M23. Nibyo tugiye kugenda twinjiramo rero. Wowe uri kureba iki kiganiro, icyo usabwa nta kindi, reba gato munsi ikiganiro umaking sure ko wakoze subscribe, usanga utarekoze uhite uyikora cyangwa se sabone kugira ngo turusheho kubana mu biganiro bigiye bitandukanye. Iyi ni Ishakiro TV rero, naho ngewe nitwa Baraka, turi kubana mu kiganiro. Ibyo byabaye mu ijoro ryakeye, ubwo ni ibyabereye Rucuru ahitwa Cyahemba ndetse na Bukombo. Ikizindutse nuko muri Cyahemba mu gitondo nanone M23 izindukiye mu ma operation akomeye cyane mu rwego rwo kwivuna umwanzi. Ikindi cyabaye muri kino gitondo, M23 yahushije umugabo witwa Dominique Ndaruhutse. Uyu nguyu rero M23 yabacanyeho umuriro mu gace arimo. Kuba yamuhushije nuko yabashije guhita abasha kuburirwa irengero, arazimira cyangwa se mu yandi magambo aba yabura ku buryo atabashije gucakirwa cyangwa ngo araswe na M23. Ibi ni ibyabereye Cyahemba muri teritwari ya Rucuru. Dominique Ndaruhutse bamucanyeho umuriro mu gace yararimo bifashishije abasirikare bahoze ari abawazarendo barangije ikosi cyangwa se training za M23. Bamucanyeho umuriro rero cyane ko uyu Dominique Ndaruhutse yarazi ko bavuye Cyahemba berekeje Bukombo, nuko yaje gutungurwa n'umuriro rero. Ariko akaba hari amakuru make yari afite ataramara kubashuwa neza. Umuriro ubwo wamwakagaho abasore b'intare za Sarambwe bahoze ari Wazalendo, ubwo bamucanagaho umuriro yabashije kuba yatoreka baramubura. Uyu Dominique Ndaruhutse yinjiye mu gasantre ka Cyahemba arangije ubwo yaraturutse Bukombo. Abasore b'intare za Sarambwe bamwatatse ngo bamucakire cyangwa se mufate matekwa ari muzima. Uruko kumwataka rero byaje kurangira arasanye nabo bikomeye cyane, biza kurangira iskoti ye bari kumwe irashwe cyangwa se irasiwe muri iyo mirwano, aho bashakaga gucakira uyu musirikare witwa Dominique Ndaruhutse. Byagenze bite rero? Uyu mu iskoti ya Dominique Ndaruhutse yaje kuraswa isasu ry'umutwe muri iyo mirwano. Ubwo yari ari gukavaringa uyu Dominique Ndaruhutse ngo agende cyangwa se abashe kurenga, ari gukavaringa niwe rero baje guhita bakubita isasu ry'umutwe aryamaho ngaho. Dominique Ndaruhutse ikindi cyamukishije nuko ari agace azi cyane, amazemo igihe asa naho yigaruriye. Yabashije kuba azi inzira nyinshi ashobora gucamo agacika, cyane ko nk'abariya babazi n'indake zibanga ziba zitazwi na buri umwe wese. Uyu Dominique Ndaruhutse rero mu gucika byaje kurangira iskoti ye bari kubisa isasu ry'umutwe itiryama aho ngaho. Uyu Dominique Ndaruhutse yigeze kandi kuba yavuga ati M23 igireka imico mibi yo kurasa mu mutwe. Ibi byaje kurangira n'undi iskoti ye bari kubisa isasu ry'umutwe. Gusa abandi bantu bari bamweskotinze cyangwa se abandi bantu bari bamugaragiye baje kwisanga bamaze kuzengurukwa na M23 n'andi mahitamo, biza kurangira ibacakiye ibafata ari bazima. Kandi buriya ababafashe nkuko nakomeje kugenda mbivuga bahoze bakorana igisirikare cya Wazalendo, gusa baza kurangiza training za M23 bakomeza bakorana nayo, ari nayo mpamvu barimo bagenda bakora ibikorwa bitandukanye, cyane ko babazi amakuru menshi n'imbaraga nke za Wazalendo aho ziherereye. Niyo mpamvu babasha kuyikubita hababaza ku buryo umwe se cyangwa ubundi.
Iyi mirwano rero yabereye Cyahemba yaje gutuma amaskoti ya Dominique Ndaruhutse agera ku 8 afatwa amateko cyangwa se bafatwa bakiri bazima. Ariko uwa 9 n'uwo ngo bakubise isasu ry'umutwe wari skoti ye yari muri ruhande ubwo yageragezaga kumucikisha ngarenge. Abandi batabashije kumenyekana imibare yabo nabo bashikanye nawe nk'umuzarendo mukuru nyine. Urumva ntabwo agenda wenyine, yasaga naho ahora yiteguye nubwo atabashije kurwanya intare za Sarambwe, icyakora yabashije kuzitoroka. Iyo mirwano rero cyangwa se ibyo bikorwa izo operation zikaba zabaye nimugoroba washize mu masaha 12 n'igice. Gusa n'ubu munsi mu rukerera akaba akomeje kumvikana amasasu, bikekwa ko uyu Dominique Ndaruhutse ashobora kuba atarabona uko agera kure cyangwa se ngave mu maboko y'ahantu M23 iri, cyane ko ibindi byaga afite nubwo ari agace cyane azi. Ikindi ibice byose bizengurutswe na M23 n'imihanda, ku buryo ashobora kutabona support iturutse kuri leta uretse support y'indege, cyane ko nayo ishobora kutagira umusaruro ahanini kubera ko M23 muri defense bifitemo abasore bazi kumanura ikintu cyitwa indege mu kirere. Ikindi ashobora gukora uyu Dominique Ndaruhutse, ashobora kwiripotinga kuri M23 bakamufata nawe ari muzima kimwe n'abasoda biwe. Mu gihe yababuze support yari yose, ashobora kubura amazi, ashobora kubura ibyo kurya cyangwa se akabura ibikoresho byo mu ntambara, cyane ko azengurutswe nubwo agace akazi cyane, ariko ahanini biragoye ko yabona uko aca muri humye. Izi ntare za Sarambwe ziba zisize insenda ziri gukora operation zikomeye cyane. Uyu Dominique Ndaruhutse rero yigize umucengezi muri biriya bice bya Bukombo ndetse na Cyahemba muri teritwari ya Rucuru. Avuga ko ngo batazapfa koroherwa no kumukuramo nubwo yatangiye kugenda yihishahisha mu myobo mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Uyu rero ngo arahazi cyane ku buryo yizera ko nta kibazo yahagirira agitewe n'intambara aba arimo kurwana na M23. Uyu ni umuzarendo ukomeye cyane, ariwe uzwi ku izina rya Dominique Ndaruhutse nakomeje kugenda ngarukaho mu kiganiro. Ikindi kiri kuvugwa mu karere ka Kisangani naho bita Busienene, haravugwa naho imirwano, ariko by'umwihariko ahantu hitwa muri Kabizo haravugwa imirwano itoroshye cyangwa se yaje gusiga byinshi bikomeye cyane. Aha rero Kabizo habereye imirwano ikomeye cyane, niho M23 yari iri gukocorana na CMC ndetse na FDLR. Ibi rero byaje gutuma cyangwa se byaje gusiga hacakirwa matekwa zigera ku 8 z'aba CMC n'aba FDLR, ndetse haje no kugaragara abazarendo n'aba CMC barenga 32 baje kwasiga ubuzima. Aka rero ni akazi gakomeje gukorwa n'intare za Sarambwe muri iyi teritwari ya Rucuru, ndetse biriya bice bya za Kabizo na za Rucuru gutyo. Ziranzira ziva Kisangani zerekeza Bambo, operation za AFC M23 zabashije gukomeza kuba akasa mutwe mu maso y'ikitwa FDLR ndetse n'ikitwa CMC. Birumvikana ko operation igwamo abasirikare ba aduyi bagera muri 62, hakaza gufatwamo na matekwa zigera mu 8. Urumva ko atari operation yoroheje habe na gatoya. Ni mu nkundi rero twerekere Sud Kivu cyangwa se muri Kivu y'Epfo ahitwa Kabare cyangwa se teritwari ya Kabare. Wazarendo zagabye igitero cy'ubucengezi kuri AFC M23. Abazarendo rero bakaba bagabye ibitero mu bice bya Kabushwa ndetse na Kahungu. Ibi bitero bikaba byaje gutuma M23 ibasha kubadivansingana ndetse inabasukaho mu buriro ku buryo bukomeye cyane. Reka mbumvishe uburyo rero babaye bari guhunga uko byagenze. Bakule kwetu. Bakule kwetu. Onabo ndio.
Bakule kuyumba kabisa. Sinjaba mimi naona bamkate yangu. Hano rero kabushwa cyangwa se kabushwa na kahungu ku bahazi ni mu nkengero za Katana, aha ni muri Sud Kivu. Ngayo rero nguko bamwumvise abaturage uko bakomeza kugenda bahunga imirwano, uko babonaga hagati y'intare za Sarambwe na Wazalendo imirwano ikomeje guca bigacika, bahitamo guhunga, ndetse hari n'abazalendo wabivanzemo bambaye civile bahungana nabo. Ibi rero byaje gusiga abazalendo babarirwa muri 14 bahasize ubuzima. Ibi rero byabereye mu gace ka Kahungu, aha ni muri Kivu y'Epfo. Ikindi kiri kuvugwa kuri aba bazalendo bamwe baguye muri ibi bice nuko mu gihe bari bari mu mirwano mu ijoro ryakeye bageragezaga gukurura imirambo yabo, ariko ntibibakundire kugeza ubwo mu gitondo cy'uyu munsi bwaje gucya imirambo ya Wazalendo ikiri muri bino bice bya Kabushwa ndetse na Kahungu. Iyo uvuye Kabushwa na Kahungu ukomeza ugenda werekeza ahitwa Zaramba, dore ko ngabazalendo aribo babashije kuba bahungira muri ari amashyamba ya Zaramba. Izi Wazalendo zatatse enoza M23 rero zimwe ngo zari zivuye Kawozi Biega, izindi zari zivuye Rutare, ndetse hari n'izindi Wazalendo zari zivuye muri ari amashyamba ya Kinono, ngo babanje kwihuriza mu bice bya Bunyakiri. Bavuye Bunyakiri rero niko kuza kugaba ibitero mu bice bya Gatana, ahubwo basanga M23 yabiteguye, yabateze ambush, yabategerereje imbere yaho bari bagamije kugaba ibitero aho bita Kabushwa, bataragera aho bagomba kugaba ibitero muri Gatana. Ubwo rero nibwo M23 baje kwisa abazalendo bari bakusanyijwe mu bice bitandukanye, baje kwisanga baguye mu maboko ya M23, gusa bagerageza kwirwanya, irabarasa ku rwego rwa nyuma, gusa ngo bari bagerageje kwinjira muri enoza M23 bafite gahunda yo gusahura abaturage. Ngiyo baza kubasha kugera muri centre ya Gatana, bari gukora ibintu bitigeze bibaho cyangwa se amarorerwa, bagasahura iyi centre, bagasahura abaturage, bakahotera ku rwego rwa nyuma, cyane ko ngo bagenzurwa cyangwa se bari muri eneo za M23 AFC hano muri Sud Kivu rero, aho yaje kwiyunga na Twirwaneho Murenge Defense Force. Abazalendo rero bakomeje kugenda bashotora M23 nyuma yo kubona ko muri Karehe na Rutare M23 ibegereye cyane, cyangwa se ikomeje kugenda ibapeza, ibasubiza inyuma mu buryo butandukanye. Bakomeje nabo rero kujya bagira batya, bakavuga bati reka turwanye izi ntare za Sarambwe nubwo zamaze kwiyunga na Twirwaneho, reka dupfe kurwanya izi ntare za Sarambwe turebe ko zigabanya umuvuduko wo gukomeza zidusubiza inyuma mu bice ziri kugenda zidusangamo hano muri Sud Kivu. Yes, muri Uvira nkuko nakomeje kugenda mbigarukaho, ingabo z'abarundi zivanzemo abazalendo n'aba FRDC bakomeje guhungira mu gihugu cy'u Burundi hariya kwa Neva, bitewe nuko Uvira iri mu bwoba bwinshi kuko intare za Sarambwe zamaze kugizenguruka. None ikintu ziri kugenda zikora no gukanda zifatanyije na Twirwaneho. None mu gukanda abanyabwoba cyangwa se bamwe bagize Uvira bayirinze, cyane cyane ingabo z'abarundi bari gutabahitamo kwisubirira iwabo, cyane ko nabo amakuru ahari ari uko batorohewe na special cyangwa se military policy y'u Burundi, kubera ko nabo bari kugera i Burundi bakahura n'ibibazo bikomeye cyane by'ibihano bya gisirikare. Gusa nyine ngibi birarutana aho gupfa none umuntu yapfa ejo, niko bajya bakunda kuvuga. Niyo mpamvu bahitamo kwirukira iwabo bagahunga intare za Sarambwe cyangwa se bagahunga M23. Iri rero ni Ishakiro TV, aho dukura ibiganiro bitandukanye by'umwihariko ibiri kuvuga kuri update ndetse n'ibigaruka kuri bimwe mu byaranze
imiripuko cyangwa se Ishakiro TV rero turakomeza kugenda tuhabera gatanu kuri kagenzi kako, naho ngewe nitwa Baraka. Nkuko ibiganiro bigenda bikurikirana, umuntu wakanze subscribe muri kino kiganiro rero ni umuntu w'ingenzi cyane kandi arabasha kugerwaho n'ibiganiro byacu ku buryo bworoshye kurenza undi muntu wari we wese, kandi birajya bimugereraho ku gihe. Gisabwa rero nta kindi, reba gato munsi kiganiro ukore subscribe cyangwa se abone, turusheho kubana no mu biganiro bigiye bitandukanye. Nimwe bantu b'ingenzi kurusha abandi ku isi kuri ngewe. Mugira amahoro y'Imana.